ariko ngiye ku ruhande rwanjye mpagaze ku ruhande rw'abajura. Kandi nawe nk'umuntu ukoresha ikinyabiziga uzi impamvu asiranse ari ngombwa. Gutanga siranse ni byiza, ntabwo mbirwanyije, ariko se turebe umuntu noneho kutegeka gutanga siranse atabifitiye ubushobozi. Ndabizi mwese mbabwize n'ukuri, mwese usibye abantu bavukiye mu ngo zikomeye, ariko abantu mwese mwaje Kigali muhiga, ndetse n'abavuye ahantu hahandi mu njumbure, bamwe mwaryaga ibijumba mwanacukuye mu mirima y'abandi itari n'iyanyu. Nta muntu utarebye usibye ko ngiye kumva nk'umuntu wagiye kwiba mitima, agiye kwiba ahantu bitwaza n'imodoka. Abona abantu biba kubera ingeso. Ku ruhande rumwe abajura nubwo ngiye kubavuganira, niho haje hose bira bintu byo kuba hararashwe uriya mujura. Bo ntabwo navuga ko ariho havuye kuba hararashwe uriya mujura, ahubwo burya kwigisha cyangwa kwiga no guhozaho. Bashaka kugufata bakakujyanayo rimwe kabiri gatatu nta gihinduka, ariko tureba ese aba bafashe bose bakabajyanayo nta numwe wigeze hinduka. Yes, twongeye kuba ikaze shuti bakunze Imvura TV, mwese mudukurikirana umunsi ku wundi gatano ku kandi. Nkuko bisanzwe nitwa Sibomana Anatole Peace, nyirango so bwa mbere mbonye kuri kamera z'Imvura TV cyangwa se z'Imvura Studio. Uyu munsi wa none rero nibwo bwa mbere ngira ngo ngiye gukorana ikiganiro n'umwari umunyarwanda cyangwa se n'umumama cyangwa se n'umudamu, bitewe nuko wowe ubyumva cyangwa se no kubifata. So ndagushimiye imbarakoze subscribe, mbutayikora ikore umanuka wa hasi mu mutuku wa kande kugira ngo ibigano byacu bikugeraho tukimara kubitunganya. Ndagushimiye nawe mama, bitese Byiza. Tubaye ikaze muri studio z'Imvura TV. Murakoze cyane. Meze neza? Meze neza nta kibazo. Bakeye. Murakoze. So ngira ngo n'ubwa mbere ugeze ku Imvura TV ariko usanzwe ugaragara ku macana agiye atandukanye. Hari nka channel nabonye Light Media, ngira ngo umaze iminsi utambutsa biganiro bigenda wigisha abantu. So ngiye rero narebye mbona nk'umwe mu bamama, hajya abantu b'abamama bavuga ko bashesha kangurera cyane. Ntacyo bitwaye. Okay, nagufashe nk'umuntu ushesha kangurera cyangwa se nk'umubyeyi mbona ufite inama nzima, ndabati se nakwifasha mu cye kiganiro. So uyu munsi mpagaze ahangaha nk'umumotari. Sibyo? Ikindi nanone mpagaze ahangaha nk'umwe mu bantu b'abajura bigeze kwibaho, noneho ntibyagera ikintu bimarira. Imana ishimwe ko wabiretse. Naretse ikizi. Waretse kwibuka ubuka buri umumotari. Buranga yisugira ngo bose nagucomora. Uzabireke burundu. So ntabwo nakwiba, ngira ngo murabona ko ndi umuntu w'umugabo wameze ubwanwa, ariko mu gihe cyahise mbonera no kubabwira ndumwe mu bantu bakirijwe muri gereza nkizwa kubera impamvu y'ubujura naribaga n'ibindi bintu byinshi nagiye nkora. So niyo mpamvu rero uyu munsi tugiye kugaruka ku kiganiro kijyanye n'abajura ari kuvuga muri iyi minsi, tukugera twumva amacana atandukanye, ibinyamakuru bitandukanye za TV1, RBA ndetse n'ibindi binyamakuru bitandukanye, ndetse tukabyumvana na polisi ku rwego rw'igihugu, aho nk'umuvugizi Spijon Bosco Kabera bivuze havuga ko abajura muri iyi minsi nanaburire mw'abantu mwebwe nasize muze mukoresha imbaraga zanyu, kuko Kabera ntago ari bubarebera izuba. So mama nkwinjije mu kiganiro. Urakoze cyane. Ujya wumva televiziyo? Ujya nyumva ngenda nayireba. Urayireba kwa urakoze kunkosora. Ujya wumva radio? Yego ndayumva. Iyo nkuru se mvuze n'ubwa mbere yumvise? Oya ntabwo ari ubwa mbere yumvishije, haba kuri televiziyo haba ku maradiyo, hagenda havugwa iki kibazo cy'abajura biba bakanica. Yego. Biba bakanica. Yego. None se mu by'ukuri nk'iyo wumvishe radio cyangwa televiziyo uba ureba kimwe mu bitero mu bujura, cyangwa se mu kiri gutuma ubujura buri kugenda bufata indi ntera niye mpamvu? Bonda bivuga nkanjye, ariko buriya ikintu gitera ubujura ni ibintu byinshi bitandukanye. Umuntu ashobora kwiba kubera ingeso, umuntu ashobora kwiba kubera imibereho, umuntu ashobora kwitwaza no kwiba ariko ashaka kwica. Yego. Atabuze ibyo arya, atabuze n'ibyo akenera mu kwiba, ahubwo ari agamije kujya kwica. Nabyo. Abo ngabo ndabagaye. Ariko ngiye ku ruhande rwanjye mpagaze ku ruhande rw'abajura. Ariko ubujura bwanjye nkabusanisha n'ubushomeri mbona hanze. Oya ntabwo ngiye ku ruhande rwanjye nabisanisha n'ubushomeri. Okay, twinjire mu cyiciro cyo gusesengura. Ibyo nabyumvanye amaradiyo agiye atandukanye, Mutabaruka Kenisi ndetse n'abandi bagiye batandukanye maze imisi mbumva, ndetse na Minisiteri ishinzwe uburenganzira bwa muntu bari kugenda bavuga ko kurasa abajura ntabwo ari cyo kibanze, ahubwo bari bigitera ubujura. Abenshi bagafokasinga ku bushomeri. Ngiye rero nk'umuntu wigeze kuba umujura, ubujura mufata mu byiciro bibiri. Sibyo? Hari ubujura umuntu yiba kubera ingeso, hari n'uwiba kubera ko yabuze uko agira. Turi kubyemeranwaho? Oya ntabwo tubyemeranwaho. Noneho nyumvira rero subwo. Ushatse kuvuga iki? Nta muntu wiba kubera ko yabuze uko agira se?
ndabivuga nkanjye ujya kwiba niwe ubuze impamvu akaba azi impamvu yiba naho se uje kukwiba wowe ariko ntabwo nemera ko hari umuntu ushobora kubura uko agira kugera ku rwego ajya kwiba aho kugira ngo yibe ashobora no gusaba cyangwa se agasaba haba hari abantu bashinzwe gufasha abandi akaba yagibona icyo akeneye agasaba hehe noneho abasabiriza babafata oya ntabwo abasabiriza babafata kubera ko biterwa n'uburyo basabyemo ubuse urugero nkanjye uje ukansaba ninde wagufata ngewe nje nkagusaba ninde wamfata ariko hari igihe umuntu yanga kujya gusaba kuko afite imbaraga avaye akankoresha imbaraga nibe ndebe ko nabona icyo kurya cyangwa se ndebe ko nagera ku cyo ngeraho wowe urabivuga nkawe ngewe nkabivuga nkanjye uko mbyumva ntabwo ugomba gufata imbaraga zawe wakagukoresheje ngo ugende ujye kwiba ahubwo izo mbaraga zawe ugomba kuzikobyaza umusaruro utekereza ngo ni igiki nakora kugira ngo mbashe kubona ibyo ntafite rero ngewe ku ruhande rwanjye ntabwo shyigikiye abajura pe kuko my friend kwiba nta n'ikintu binamaze rwose mbabwiza ukuri njye naribye kera cyane ariko ntimunaseke wangu ngewe ndabizi neza si byose ndabizi mwese mbabwize n'ukuri mwese usibye abantu bavukiye mu ngo zikomeye ariko abantu mwese mwaje Kigali muhiga ndetse n'abavuye ahantu hahandi mu njumbure bamwe mwaryaga ibijumba mwanacukuye mu mirima y'abandi itari n'iyanyu nta muntu utaribye usibye ko ngiye mfata n'umwanya nkabivuga sibyo kuko nanabifungiwe kandi bano gutanga ubuhamya ni byiza byigisha abantu ariko ndababwiza ukuri ntimuseke kuko kwiba nta muntu buri utiba abantu hafi ya bose abenshi baba baragiye biba usibye ko bagiye ibintu bidafatika bakaza kubireka ariko ku ruhande rw'abantu biba bakiba ibinyabiziga wumvise ubushize nigeze kumva nk'umuntu wagiye kwiba nitima agiye kwiba ahantu bitwaza n'imodoka abona abantu biba kubera ingeso noneho hari n'undi muntu wiba urugero nk'ubu ngubu ngewe ntababeshye umwuga wa taxi moto ntabwo nakwiba rwose mfite ikinyamakuru ntabwo nakwiba kandi ibyo byose nabigezeho aho ndekeye kwiba aho nibaga nk'ibintu byinshi cyane nta kintu byize bimarira sibyo ku ruhande rumwe abajura nubwo ngiye kubavuganira siko bimeze ahubwo babafate babafunge nakuri babafunge rega hari uwo bafunga akavamo yarahinduye imyumvire nawe yarahinduye imyumvire guhindura imyumvire tukigarukeho nicyo Spironi Bosco Kabera yavuze aravuga ngo hariho abajura bajya kwiba tukabafata tukabajyana mu bigo ngororamuco bigiye bitandukanye ibigo byo hano mu mujyi wa Kigali hari nabo dufungira mu bigo biri mu turere tugiye dutandukanye ariko magingaye tugafata n'abantu tukabajyana niwawa tukabagoro ariko bagaruka bagasubira mu mwuga wo kwiba ibyo ngibyo kugeza nubwo yavuze nta guce mu ijambo aravuga ngo umuntu tukamufunga rimwe kabiri gatatu tukanabona noneho ko umuntu ahubwo atagifungitse yananiranye uwo muntu yakorerwa iki niho haje hose bira bintu byo kuba hararashkura mujura bo ntabwo navuga ko ariho havuye kuba hararashkura mujura ahubwo burya kwigisha cyangwa kwiga no guhozaho bashaka kugufata bakakujyanayo rimwe kabiri gatatu nta gihinduka ariko tureba ese aba bafashe bose bakabajyanayo nta numwe wigeze ahinduka urugero wowe se ntiwahindutse ariko ngiye kuba narahindutse hari n'undi wahindutse ariko ngiye kuba narahindutse n'ibya bindi tubigarukeho ntabwo ngiye nibiraga ingeso kuvukira ahantu habi ibintu bikagenda bihinduka ukundi kuntu ugakurira mu buzima bwo mu muhanda nkanye nari mayibobo ntuzwa kwiba n'abandi banasanze mu muhanda aho nkuriye fata umwanzuro abajura rero nk'abo ngabo niwe ngiye kuvuganira hariho nk'umuntu ushobora gusanga afite n'imbaraga zo gukora sibyo nk'urugero nk'abamotari ngiye mbavuganire rwose ndiwe rwose traffic police ndabashimira mwagize neza ushize mwaranyandikiye rwose ndaza ntanga ikirego ko televasi ikurwaho ndetse hasigamo udufaranga dukeya ariko nuko nzi kuburana ariko hari abantu badashoboye kuburana mwandikira ko televasi nka kuri sibyo bakamuca imisoro myinshi irengeje urugero asirasi yavuye ku 140 ku 147 ubu ngubu ubushize twarekaramaga igeze ku 150 aho kugira bayigabanye bo barongereye igeze ku 180 ngira ngo na 2 niyo nayiguze ejo bundi mu byukuri urajya mu muhanda utwaye moto idafite asirasi bakwirukankana siko bimeze ntujye utega amamoto ahubwo bajye banabafunga nyumvira noneho ubuse naje kugurigiraho impamvu bivuga nuko buriya kugira ngo habeho assurance hari impamvu yabyo no kuvuga ngo rero iyo utayifite uba utandukanye wishe gahunda yuriye washyizeho assurance kandi nawe nk'umuntu ukoresha ikinyabiziga uzi impamvu assurance ari ngombwa gutanga assurance ni byiza ntabwo mbirwanyije
ariko se turebe umuntu noneho gutegeka gutanga serasi atabifitiye ubushobozi buba buhari kuko impamvu buba buhari uba ufite ikinyabiziga ntabwo wambwira ngo waguze moto y'ibihumbi miliyoni ebyiri na moto miliyoni ebyiri biragoye kugira ngo usobanure ukuntu waguze moto ya miliyoni ebyiri yarahoze igura ibihumbi 800 aka kanya kabiri kugura ebyiri yego kandi amafaranga abamotari bakoreraga cyagiye na nisa ntabwo yongereye cyane oya kuba yazamuka si ikibazo kuko n'umuceri uri kugura 2 kandi waraguraga igihumbi urakoze cyane icy'ingenzi ni uko amafaranga aboneka yo kubigura icyo cy'ingenzi tugaruke nko ku bantu bafite imikorere babasha gukora ariko ubushobozi bw'ibyo bakora urumva budahagije budahe n'ibyo basabwa siyo cyaba kiri gutuma abantu bajya kwiba se buriya oya ntabwo aricyo gituma abantu bajya kwiba kuko ubundi ikiremwa muntu ukuntu turemwe umuntu ahora yifuza ibyo adafite iyo ufite miliyoni wifuza 2 iyo ufite 2 wifuza 3 ahubwo abantu tugomba kwiga kunyurwa n'ubuzima tubayemo kunyurwa naho nta gihe uzagira ubushobozi ngo wumve ko nta kindi kintu ukeneye ntabwo bibaho rero tugana nko ku musozo w'ikiganiro hari ikintu nge nahoze nganiraho n'umuntu ejo bundi turi kuganira arambwira ati rero buriya wa muvandimwe we buriya umujura aba ameze nk'umwiyahuzi siko bimezera yego aba ameze nk'umwiyahuzi kubera ko iyo agiye kwiba uwagiye kwiba se abazi ari busanga ameze gute ariko umujura wiba kubera business yashinze yo kuvuga ngo ngenzi abantu akanakira ndetse ntanyirwa akaguma akiyo uri kumva yego ndabyumva uwo muntu aba ameze nk'umwiyahuzi nawe erega umujura wese ni umujura cyangwa abakoresha imibare abizi ibyo akora umujura wese ni umujura none si ibyo akora iyo afashwe ntabwo abihanirwa arabihanirwa ndetse na cyane niyo mpamvu rero umujura wese ni umujura waba wibisha imbaraga waba wibisha mu bwenge uko byagenda kose uri umujura rero hari umujura mukuru hakaba n'umujura w'umwana impamvu nari mvuze ngo abikora nk'umwiyahuzi uremera ko umuntu ufite inzara nawe buriya bahagaze mu rwego rwo kwiyahura ntabwo mbyemera umuntu ufite inzara kuko abafite inzara bose se bariyahura cyangwa bari nora buriya umuntu afite inzara akaza muri uru rugo ngace kukwiba hari ikintu wakora kugira ngo umurwanye afite inzara erega inzara se abafite inzara bose ntabwo ariko biba ni ukuvuga ngo uwo nguwo ufite inzara akaza kwiba kuko afite inzara nyine ni umujura bimurimo ariko abafite inzara bose ntabwo ariko biba barahari ingero ziba zihari nyinshi wajya gusaba wasaba cyangwa gusaba nta kintu bitwaye rega ese gusaba bitwaye ikibazo ntaho usabira urasaba bakanagukubita erega abantu bose ntabwo babanyije ubushobozi hari no gusaba kubera abantu basigaye bateka ibyo twara basaba bafite n'ubushobozi n'umuntu usaba kubera ko ashonje ntawe ukimumenya ngo amuhe biterwa n'uburyo wasabye ntabwo usaba abaribo rega nubwo ushonje uba ugifite ubwenge bugukontorora ugomba kumenya ngo ndashonje nkeneye iki ngiki nasaba gute tuvuge nk'urugero niba ushonje inzara y'ibyo kurya mu bantu muziranye bose nta muntu ufite ibyo kurya ku buryo yaguha niba wenda ufite niba ntibubyita inzara ubukene kambyita ubukene niba ufite ubukene bw'amafaranga wenda byo ntabwo ari inzara ushobora kwicara ugatekereza nkeneye wenda 100 cyangwa 50 ese mu bantu nziranye nabo nta muntu nasaba niba ntawe se reka tujye twibuka ko tunafite leta kandi turi abareta kandi leta y'ubwayo iravuga ngo twihangire imirimo siko bimeze abajura ariko ntago navuga ko umurimo bahanze burari ntabwo ari wonyine ahubwo ngewe niyo mpamvu nakubwiye ngo kwiba waba wibisha imbaraga cyangwa wibisha ubwenge ntabwo ari byo icyo muhuriraho mwese n'ubujura ntabwo ushobora kubisigasira ngo uvuge ngo agiye kwiba kubera inzara uko byagenda kose ahubwo bagombye kubireka uzikongeye ku mpano mushyashya so ni ukuvuga ngo rero dusoza ikiganiro cyacu ku ruhande rumwe abantu twihangira imirimo dukore dushaka amafaranga mu bundi buryo butari ukwiba sibyo ni nk'iki kintu wabwira nka leta cyangwa se n'abandi baturage n'abayobozi muri rusange ndetse unafokasinze kuri abo bajura ariko duhere kuri leta bayisaba iki mu buryo bwo kuba yakorohereza abantu kugira ngo nubwo utabyemeye ariko nkurikije ibinyamakuru ndi kugera numva no kuvuga ngo harimo nako kabazo ko kuba abantu bari kubura ibyo bakora n'ibyo bakoze ndetse ntibabikore bishimye cyangwa se banabikora rimwe na rimwe bikabagora bitewe n'ibyo basaba ni ukuvuga ngo ngewe nta kindi bubwire leta kuko leta yo nta nuko ibitagize ndatanga nk'urugero ahubwo ndabwira abantu bavuga ngo bariba kubera inzara cyangwa kubera ubushomeri hari amafaranga murabizi ko leta idukangurira kwikorera guhanga imirimo igakangurira abantu kwishyira hamwe mu mashyirahamwe mushaka ikintu mwakora leta yo ntako ibitagize kuko buriya nuko wenda abantu baba batanabizi ariko wenda ngewe mbiziho amakuru makeya ariko nanayahagararaho kuko niyo hari amafaranga leta iba ifite runaka
iha abantu bitewe n'uburyo bashaka kwiteza imbere. Ishobora kuyabaha mu buryo bubiri, ishobora kuyaguha mu buryo bw'inguzanyo bakagufasha gutangira kwikorera, hanyuma ukajya wishyura inyungu nkeya cyane itavunanye. Leta irayatanga, ntabwo mvuze banki, ndavuga leta. Ukabona aho ukorera se amafaranga kugira ngo urahashaka, nese umuntu yaguha amafaranga akakwima aho ukorera, ntabwo bishoboka. Umuntu niba yemeye kuguha amafaranga ngo ugende ukore, haba hahari. Iyo bivuze icyo uvuga icyo ukora, ushobora kwibaza ngo amafaranga nabona gute, nakorera he? Icyo ni ikibazo ugomba kumenya. ese abantu bakorera harakwiye, haba hakwiriye none inyungu iboneka ntaho inyungu ziba zihari, kuko hari n'ingero zirahari z'abantu bakora, ahubwo ngira ngo wenda hari ukuntu abantu baba batabizi. Ubwo rero ufite ikibazo cy'uko wenda yatangira business avuga ati nta gishoro mfite, ngiye inama namugira kugira ngo ajye kwiba, ahubwo yagana leta, rega turaba leta. So ndabashimiye cyane, arasobanutse, ngira ngo mwamwumvise. Nabajije amazina ye ariko ndumva naho wayavuga. Nta kibazo, amazina yanjye nitwa Kubwimana Cecile. Wawo ngiye nitwa Sibomana Anatole Peace. Ndabashimiye cyane. Urumva ibibazo by'abajura n'ibibazo bya polisi ndetse n'ibibazo by'abaturage ndetse n'ibindi byinshi nk'ibyo ngibyo, ntabwo wahita ubigeraho cyangwa se ngo ufatire umwanzuro aka kanya. Naho ubutaha mbaye mbashimiye cyane. Wakoze subscribe, manuka usubire n'amafilime. Infra TV.